ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Ndabashuhuje cyane kandi ndabaramukije inshuti z'Imana bakunze umwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ndazi ko mwijoro ku mugoroba warayumvise ikiganiro kigukangurira kugira ibitekerezo. Navuga ngo ijambo rimwe ngo ugomba kwibaza ngo mbese ibi ni by'Imana ishakaho. Cyambere ugomba kwibaza ngo ese ubundi, ijambo rya mbere, ese ubundi ni binari nkeneye. Kabiri, ibi ni by'Imana ishaka kuri jye. Gatatu, ishaka ko biva kuri kanaka, kuko iby'Imana igushyizemo ishobora ko yanagushyira mu bihe runaka kuko hari icyo ishaka gukora. Yifite imbaraga ziri hejuru yawe. Reka dusenga Imana. Turagushimiye wera wa Isiraheli, turagushimiye Imana ya Muraho, Imana y'imbaraga, turagushimiye igitangaza, turagushimiye ko ushobora byose kandi ukora byose. Turagushimiye ko uri umukiza, uri umurengezi, uri umutabazi, uri umunyembaraga, uvuga bigakunda, urakora bigakomera, uri umutwaro utwara abatwara, ufite ubushobozi buri hejuru y'ibintu byose. Ndagushimiye izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibaho umugisha. Aya magambo impamvu tumaze iminsi tubigisha inzozi, maze iminsi mbigisha icyo twita gusenya ibicaniro ndetse no kurundura, the evil altar, gusenya ibicaniro bibi bipfuye. Kandi babwira ngo dore uyu munsi ni kuwa gatanu, harabura iminsi ibiri nkisanga hari Kampala mu giterane. Imana ibaho umugisha. Ndagusaba ko Kampala tuzahora tukaganiraho, nzaba ncumbitse nzababwira musange dusenge ibicaniro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero ijambo nkomereje guhagararaho nk'umushumba cyangwa iby'Imana yampaye ko kumwe bw'abera ministries, reka mbize ukuri, nubwo narebwa n'abantu 10 nge mutima wanjye uranyurwa, babaye 1000 ni byiza, babaye benshi ni byiza, ariko nibura bake bumvise ugira intambara urwana nayo. Ntabwo uyu munsi ndi kuvuga ku maturo n'ibitambo, reka ndimo ndavuga icyo twita ibitekerezo byawe, kuko umwanzi yica imitekerereze. Aha rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana tuza kubona ku nkuru imwe igaragara, avuga ngo Yefita atoranyirizwa kuba umucamanza wabo. Ndashaka kubabwira ko amateka abasha gusiba ibyiza wari ufite, ariko uyu munsi wa none turagira ngo icyiza wari ufite, amasezerano wari ufite, aticwa n'akarandezi wanyu, aticwa n'amasezerano, uhaguruke wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe. Haravuga ngo nuko Yefita w'umugaleyade yari umunyembaraga w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya, kandi Gileyadi niwe wamubyaranye, niwe bamubyaranye, umwana wa Maraya. Ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefita, baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefita ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'Itobu aturayo. Maze Yefita ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Hashize iminsi Abamoni barwanya Abisiraheli. Nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefita ngo acikuke ave Itobu. Baramubwira bati ngwine ubu umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Yefita abwira abakuru b'i Galeyadi ati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Niho igituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Ngo nuko abakuru b'i Galeyadi basubiza Yefita bati igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni. Yefita arababaza ati
nimunsubize iwacu kurwana n'abamoni uwiteka akabangabiza nzaba umutware wanyu koko. Baramusubiza ati uwiteka bo muhamye hagati yacu nitudasohoza ibyo uvuze. Yefta ahera ko ajyana n'abo bagabo bakuru w'i Galeyade, nuko abantu bamugira umugaba wabo w'umutware i Misipa. Niho Yefta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ngambiriye kuvuga niki? Baravuze ngo Yefta yari umugabo w'umunyembaraga, w'intwari, uzi kurwanwa, wubahwa, kuko Galeyadi nta wundi mwana yari afite w'umuhungu, ngo ariko yari umwana wa maraya. Urumva imbaraga ze, ubushobozi bwe, icyo ashoboye ntibagihakana, ariko bongereyeho amateka ye. Kandi Yefta turi kureba ntabwo ravuze ngo avukire kwa maraya, ahubwo Galeyadi yabyaranye n'uwo mugore, umwana mutwara mu rugo, kubera ko uwo mugore wa Galeyadi atari yarigeze abyara abahungu. Umwana arahaba kubera ko bahari bavuganye. Aha ndagira ngo wumve ijambo ry'Imana urisobanukirwe cyane. Ni ukuvuga ngo we imbaraga ze n'ubushobozi bwe n'icyo yari ari cyo ntibagihakana, ariko amateka y'inkomoko za karande njya mbabwira zikanga zigakomanga. Aragenda arahaba. Amaze kuhaba, mu gihe ngo umugore wa Galeyade noneho umwe wabyaye abakobwa, ngo abagize amahirwe abyara abandi bahungu. Ngo amare kubyara abandi bahungu, ba bahungu bakuze n'abakobwa bakuze, ngo bicaza umuntu witwa Yefta. Bamubwira ijambo rikomeye, ngo baramwerurira, batitaye ku byo yakoze, batitaye ku byo ashoboye, batitaye ku mbaraga afite, baramwerurira. Cyo bita kwerura, karandira kanyagwa. Umuntu agusuzugura atitaye ku cyo wamukoreye, umuntu akwandarika atitaye ku cyo wamubwiye, ngo baramwerurira. Ndashaka kureba mu Kinyarwanda, biriya Ikinyarwanda cy'ubu numva uko isobanura mbashe kuhumva. Ngo mu banyegaleyadi hari umugabo w'intwari witwa Yefte. Uwo munyagaleyadi yabyaranye n'indaya. Ubundi Galeyadi yari afite abahungu yabyaranye n'umugore usanzwe. Abo bahungu bamaze gukura, bamenyesha Yefte, baramubwira bati nta munani uteze kubona mu bya data, kuko uri umwana w'indaya. Uranyumvise? Baramwerurira, baramubwira, bamukurira inzira ku murimo, batitaye ku mbaraga ze, batitaye ku cyo ashoboye, ahubwo bamukubitisha uwo ari we, aho yavutse n'aho yakomotse. Ibi iyo mbivuga, abari muri diaspora murabizi, cyane cyane za Buraya. Ushobora kuba ufite ubwenge n'ubuhanga, ariko ni wa mugore w'umwiraburakazi, ni wa mugabo w'umwiraburakazi, bewe ugasanga buri gihe baguhondeye ikintu, kandi wavukiye i Burayi ntacyo yatanze, wavutse ku muzungu ntacyo yatanze. Nyamara nubwo mutabizi, nabo iyo bageze aho iwacu twita ngo dore wa muzungu, nicyo kijya kinantangaza. Iyo ubwiye umuzungu runaka ngo uri umuzungu, ubona ababaye, ariko twe kutubwira ko turabirabura ntabwo bibabaza. Erega reka ngumenere ibanga rikomeye, nta muntu umenya imbaraga z'akarengane n'imbaraga zo guhohoterwa kereka uwarenganijwe n'uwahohotewe, niwe umenya uburemere bwabyo. Imana iguhe umugisha. Urumva urashoboye, warize, kariya kazi nitwagaho umwirabura, kandi nyamara ubushobozi ufite burahari. Yefta nawe mu mbaraga ze n'ubushobozi n'intwari no kurwana, ariko ngo baza kumwerurira. Niko karande zimera,
zikubuza amahirwe kuko zo zivuga uwo ari we, ntizivuga icyo ushoboye, ntizireba diporome, ntizireba ubuhanga bwawe, ntizireba ubushobozi, ahubwo buri gihe karandira zigatwikira ibyo ushoboye, gatwikira ubwiza bwawe nturongorwe, gatwikira amashuri yawe ntubone akazi, igatwikira imbaraga zawe ntubone ikikubeshaho, igatwikira amahirwe yawe, ntibanahakane ko utanayafite, ntibahakane yuko wanize, ntibanahakane ko uri n'umuhanga, ntibanahakane ko unashoboye, bazi ko ushoboye, ariko uri umwana wa runaka, avuka kwa runaka, kandi se yagize gutya, nyina yagize gutya, wishaka muri bariya bakobwa nyina agira gutya, wishaka muri bariya muryango bagira gutya, ntabwo tuzamuha akazi ni mwene runaka, ntituzamukorera ibi ni mwene runaka. Uzi ko bijya binaza bikinjira no mu rusengero, baturiya mukobwa ugiye gushaka n'uwandi, bati runaka n'umuhanga arakijijwe, ariko oya ntabwo uroye hakomoka, ntabwo yakaje imbere ngo akore bino bintu, ariko uwo kubitishije aho avuka yarabisabye, ahubwo se we nkwibarize aho uvuka warahasabye. Twese twisanze ku isi, twese twisanze muri buno buzima, twese twisanze muri izi ngorane. Yefute kubera urugero ruzima, ntabwo yigeze asaba Galeyadi kumujyana n'indaya, ntiyanamusabye no kumutwara mu rugo rw'umugore we, kuko amubyariye abahungu nibwo byagaragaye. Uriya muntu burya arashoboye, ariko urumva yigeze gufungwa, hari impamvu yabibiteye. Rero amateka niyo nkoni Satana dukubitisha, amateka ya kera, amateka twaciyemo, aho tuvuka, uko twabayeho, inzira twanyuzemo, ayo niyo isi dukubitisha, ni nayo Satana dukubitisha, ni nazo ntambara duhura nazo mu buzima, kuko umwanzi akoresha amateka twari dufite. Turi ku nkuru ya Yefute w'umunyegaleyadi ganiraho, niwe turimo dukorana, tushaka kumvisha ibintu bikomeye. Iyo nkubwira icyo twita imivumo n'akarande, ntabwo ari ibintu njya gutora hepfo iyo nkwereka imirongo yo muri Bibiliya, kandi nongere ngusubiriremo, Imana ntidiringa n'iterambere ryawe. Imana ntabwo irishinzwe, ikintu cya mbere Imana ishinzwe ni ubugingo nawe ubwawe, ikiguha ni ubuzima no kurinda ubugingo, ibindi ni imbaraga zawe. Ariko none dukubitishwa amateka yacu. Wimushaka yakuyemo inda, wimushaka ararwaye, wimushaka wabatera umwaku, kwibaza ese utera umwaku utatera ninde? Urabona ubundi bushize mukuru we urugo rwaramunaniye, n'umushaka rero uzamunanira. Ugasanga buri gihe tubangamiwe n'amateka yacu, tubangamiwe n'aho dukomoka. Umunyarwanda wese bamwita ko yakoze jenoside, nyamara n'abayikorewe hari n'abatarayikoze. Usibye ko Imana amaze guhanagura amateka ku buzima, ariko mbere bangura umunyarwanda. Nge umunsi umwe nagize gutya ndi mu gihugu cya Isiraheli, ndamubaza nse kuki mugenda n'imbunda, no kubera iki mbaza umuntu ukoramo, mwebwe se ko abanyarwanda mugendana imihoro? Ariko se ko abanyarwanda bose bagendana imihoro? Ariko ko ufite pasiporo y'inyarwanda yari gutuma nitwa umwicanyi cyangwa ikindi kintu? Ese niyo umunyarwanda bamwe harimo indyarya, abanyarwanda bose turi indyarya? Uzi ko hari ibintu tubuzwa naho dukomoka, naho tuvuka, naho twavukiye, nabo turi bo. Kandi nge turagira n'ikibazo cya politike runaka, ugasanga bibaye impamvu yo kutwafekita ku buzima bwacu. Ariko ndagira ngo mbanze mbikumvisha, ni kangahe urenganiye muri icyo gihugu urimo ngo mureke uwo mwirabura atambuke, ariko uvuze ngo mureke uwo muzungu atambuke, we ahita arakara umujinya ukamurya. Ndashaka ko twumva iri jambo. Ntabwo bitaye ku mbaraga n'ubwenge n'ubuhanga bw'umugabo w'Imana witwa Yefute, ntibitaye ku bushobozi bw'imitekerereze ye, ntibitaye ku buranga bwe, ntibitaye ahubwo icyo bashyizeho niki, nuko ari umwana wa maraya. Ngiyo karande njya nkubwira, ikwambura amahirwe, ikwambura icyizere. None se ubwo mukuru wafunze uriya we mwamugirira icyizere gute? None se kose ari mageragere mwamugirira icyizere gute?
none se ku mama twumva ngo yajyaga aroga warumvise ntiwanamufashe nta nubwo wanamubonye. Rero aya mateka ni inkomoko kwitwa umwana wa maraya. Baramwirukana baramwira ati uri umwana wa maraya, tuvira hagenda, jyana ibyo bibaraga byawe, jyana izo ntege zawe, jyana ubwo bushobozi bwa tuvira hagenda. Ngo arangije arabahunga kuko kweruriye ntiyaguha amahoro. Ngo ariko ageze imbere nubwo atanga ngo umutwe w'inguguzi, ndumva nifuza kureba uko bahita uriya mutwe tuwusobanukirwe neza. Ngo ni umutwe w'inguguzi. Imana itugire neza mu cyatwa twasomye cy'abacamanza 11. Ngo bamwise ngo umurongo wa 2 niwo nashatse vuba cyane. Nta mugabane. Baramubwira bati ubundi Galiyadi yari afite abahungu yabyaranye n'umugore we usanzwe. Abo bahungu bamaze gukura bamenesha Yefta. Baramubwira bati nta mugabane uteze kubona mu bya data kuko uri umwana w'indaya. Nuko Yefta arabahunga ajya gutura mu karere k'Itobu. Abantu b'imburamukoro baramusanga bifatanya nawe bakajya bagaba ibitero. Imburamukoro nyine abantu nabo bameneshejwe batakaga ibitero barwana bakora ibyo bintu byose. Batanga ngo imburamukoro ari ngo ninguguzi. Nkuko Dawidi n'ubundi nawe ngo yagiye atangira kuyobora abantu binuba abambuye n'abakoze ibintu byose. Data wa twese abagire neza. Ngo arangije akubwira nubwo amateka yatuma ugenda ariko witakaza icyo uricyo. Uri umunyembaraga, uri umunyabushobozi, igihe kizagera bazakugarura batakugarujwe nuko amateka yahindutse, ahubwo icyo ushoboye wikireka, icyo warubashije wikireka. Urumva bamwirukaniye ko ari umwana w'indaya, ntibamuhoye imbaraga nke, ntibamwinyakaza uko ari umuswa, ntibamuteye uko asa nabi, ahubwo ni amateka. Ngo amaze kugera iyo ngo biza kuba ngombwa yuko ikiri muri we bagiye kugikenera. Wewe kwiyambura agaciro hari igihe kiri muri wowe kizakenerwa. Akora intambwe kwisepara, yitandukanya nabo, ajya mu karere ka Tobo, asiga ibyo mu rugo iwabo ajya kwihigira, ariko ajyana bwa butwari bwe ngo nuko abagabo b'imbura mu marucyo badafite ikintu bakora bicaye aho baramwegera ngo bakajya bagaya ibitero bakarwana. Baza kumva ko kandi wagendaga n'abatabara hamwe na hamwe aho bagiye gutara agatabara. Mu yandi magambo yari afite abacanshuro batabara bujyana abantu barwana bahembwa, bahamagaye bakaza bakarwana n'abitwa abacanshuro nyine n'abamese n'abantu guhembwa bakoze mercenaries bakumva gukora iki kazi. Noneho urumva baramutaye baragiye bamwirukanye bamuhora icyo batamuhora icyo ashoboye, batamuhora icyo yarabashije, bamuhoye amateka y'icyo yarari cyo. Bamwita umwana w'indaya kandi na Galiyadi ntiyagira ikintu abikoraho. Ariko ngo baza guterwa bamererwa nabi, barabatera bamoni barabarwanya, ngo babona nta mbaraga bafite, basanga kugira ngo urugamba rushoboke nuko bagarura Yefta wari warameneshejwe. Ntibyabateye isoni zo kujya kumureba hari, bakamusaba ngo garuka. Arababwira ati noneho se ubu nibwo munkeneye kubera ko abamo. Urumva ibyo ashoboye byaje gutsikamira amateka y'uko ari umwana w'indaya. Abamumenesheje bagiye kumugarura kuko hari icyo ashoboye. Rero aho numva ngo amavuta akandagira amateka niki, nuko icyo ushoboye n'icyo uri cyo bizatsikamira inkomoko yawe. Ngiri somo tuba tubaganiriza. Arabwira ati muje kunyenera kuko mugowe, muje kunyenera kuko hari ikibazo, muje kunshaka kuko mwagowe. Bati nukuri twabonye tutanisha tutari kumwe nawe. Ati mwanyirukanye se? Harya ubundi murambwiye ngo nimara kunesha nzahinduka umwami wanyu. Bati rwose turi imbere y'Imana turabikwemereye. Umva, uwirukamwe nk'umwana w'indaya agaruwe n'icyo yarashoboye. Icyo Imana yagushyizemo ntikizatume ucika intege kubw'amateka naho wavutse. Icyo Imana yagushyizemo atura ko ushoboye, atura ko ukomeye, atura ko uri umunyembaraga, atura ko uri umunyabigwi.
atura ko Imana izabana nawe, atura ko Imana izakugirira neza, atura ko Imana izagutabara, atura ko Imana izakwambika imbaraga, atura ko Imana izagushyigikira, atura ko Imana izagutabara, atura ko umugambi Imana uri ku buzima bwawe. Asifiwe Bwana. Baramubwira ngo garuka uze utuyobore. Uwirukanwe bamuhora uburaya, ariko kubw'icyo ashoboye bamuhora ko ari umwana w'indaya, ariko kubw'icyo ashoboye baramugarura, bemera ko abayobora. Ngaya amavuta akandagira amateka. Nuko utura aho udashakwa, nuko ukorera aho udakenewe, nuko utagushakaga, nuko uyobora batakwemeraga, nuko utunga bagusuzuguraga, nuko abenshi bazakesha ubuzima wowe wari warantabwa, ukaba nyina w'amahanga, ukaba se w'amahanga, ugahinduka uw'akamaro, kuko icyo ushoboye kizatsikamira amateka nugira ubwenge. Wibuke ko nawe yatanze igitambo avuze ngo nintabaruka amahoro, uwo nzahura nawe azaba igitambo, icyo nzaba gisohoka mu nzu. Kandi yarabyaye umwana we w'ikinege, yari indahiro. Ibi bintu ndimo ndakubwira ijambo ngo uryumve nkurikiye, tumaze kubona ko bamuhoye inkomoko ye. Arababwira ngo hashize iminsi ngo nuko abamoni bakirwana, abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefita ngo acikuka ave mu gihugu cy'Itobo, ngo agaruke ahunguka. Yari yirukanye se? No. Kandi ntabwo bamuhoye ubusa, bamubwiye impamvu bamwirukanye, bamubwiye ko ari umwana wa maraya, ntabwo bamuhishe. Ntibitaye ku bituza bye, ntibitaye ku butwari bwe, bamuhoye icyo ari cyo. Baragaruka ngo bakirwana, baramubwira ngo hunguka ugaruke. Igihe kirageze, twe ku bumwe bw'abera tukubwira ibintu bikomeye ministries, igihe kirageze kugira ngo bongere bagaruke bakorane nawe. Bamugaruye icyo ashoboye, bamusaba guhunguka, kandi aro bamwirukanye. Rero hariho umuntu uzavuga amakuru yawe ariko atandukanye n'icyo Imana yagushyizemo, kandi koko ibyo bavuga biba ari ukuri. Tujye tuganiriza ibintu by'ukuri aha ngaha. Niba uri umwana wavutse kuri iyo gahunda, wibitandukanya n'ubundi niko wavutse. Niba waravutse yemeza uko niko wavutse, niba waravutse bitewe uko ntacyo uhindura. Niba so bamubara mu nterahamwe ntacyo uri buhindure, niba so bamubara muri ibi n'ibi ntacyo uri buhindure, niba bakubi niba bizi ntacyo uri buhindure. Muri make ibikwivugwaho byose nta na kimwe uri buhindure, nta na kimwe uri buhindure, nta na kimwe uri buhindure. Byose ibyo bavuga ni ukuri. Bamuhoye icyo, ariko haragera yuko icyo ashoboye kibonerwa akazi. Aramuhamagara, nawe arababwira ati simwe mwanyirukanye, hituma mungarura, nuko musumbirijwe. Bati humura tuyobore. Rero ku mavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, ni iri jambo tukuganiriza yuko icyo tuvuga niki, nuko icyo ushoboye kigiye gutsikamira amateka yaho uvuka. Kuko aho uvuka hashaka kuryamira icyo ushoboye. Rero Imana irabihinduye muri kano kanya. Ni ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye dushingiye kuri biriya by'umutwa Yefita. Ariko nawe kunsinza avuga ati Mana ndahiza umuhigo bizagenda ukunuko. Avuga ati ni gute mumbwira ko mumpamagara mu nkenera, ni gute mumbwira ko munshaka, ni gute mumbwira ko munkeneye, simwe mwanyirukanye. Yewe Nshuti unyumva, mukozi w'Imana unkurikiye, je ntabwo ndi buce ku ruhande kukuri kw'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'Imana. Ndakubwira ngo baguhora icyo uri cyo, baguhora icyo wayaye cyo, baguhora inkomoko n'isoko yaho uvuka. Ariko reka nkubwize ukuri, niba koko nkugiriyeho umugisha, niba nkugiriyeho umugisha ukumvira ijambo, ntabikwisabiraga ndakwigisha. Ushobora kuba unzi kuko undeba, njye sinkuzi pe, simenya abandeba. Hari n'abadakora comment kuko niba hari abantu bagenga ko igihumbi siko mwese mumvugisha. Ariko wateye intambwe
yo kwiyambura icyo uri cyo icyo wabaye cyo ukiyambika icyo ushoboye. Hagati mwanyirukanye ariko mwaransezereye mwamuhaye ko ndi umwana wa maraya, ubu nibwo mwibutse ko nari mfite za mbaraga. Bati wewe ngwino tutabari tuzakuyobora. Mwumve ko banamusabye n'imbabazi. Oya, ariko kuko yumvise ko akenewe. Rero umuntu wakutaye nagukenera, uzanyaruke wihute ushyireho imbaraga ukore. Muri iri jambo rya none mu gitondo ndimo ndakubwira ngo igikenewe kuri wowe, ikikurimo kigiye gukenerwa, ubushobozi ufite bugiye gukenerwa, imbaraga zikurimo zigiye gukenerwa n'abatarazikeneraga. Bari bazirengagije kubera ko batari bafite ikibazo, baguhora uriwe icyo uri cyo, aho wavutse naho ukomoka. Ngaya amateka ronjya mbabwira. Wibuke ko na Dawidi ajya kurwana yarabaje Sawuli ngo uriya ni mwene, babivuze avuyeyo aciye igihanga, ntibayivuze ajyayo ajya kurwana na Goliyati, ntabyo bavuze kuko bari bazi ko ari bugweyo. Ariko ahindukiye ngo harya ubundi uriya ni mwene nde. Tekereza icyo kintu. Bamuhaye imyambaro iramunanira ngo atambutse birangatireka twumvikane, n'ubundi nacakiraga idubu nkayishwanyaguza nkakoresha inkoni kanigendera. Ibi ntabyo menyereye, namwe byabananiye, mwananiwe kubikoresha mubifite, reka ngende uko nigendeye. Baramureka mba agiye gupfa, banataguyeyo ngo ariko atabarutse azanye inkota ya Goliyati n'igihanga giciwe, nibwo bibutse kubaza ngo ari kuriya ni mwene nde. Hanyumvira aho kureba ko hari ingabo, aho kureba ko atabaye Isiraheli, aho kureba ko atabaye abantu iminsi 40 bari bihishe mu nyobo batasohoka, aho kumenya ngo akoze igikorwa, bihutira kujya kubaza ngo ariko ni mwene nde. Kandi ntibamubaza ngo uri mwene nde, ahubwo baca ku ruhande bajya kubaza abandi. Hari igero tugira ingorane bakanyura ku bantu batuzi nabi cyangwa batuvuga uko bishakiye ku mpamvu zabo bwite n'inyungu bashaka gukura muri iyo mvugo bagize. Ntabwo bamubajije ngo ariko ubundi wowe uri mwene nde, ajyayo ntabyo bamubwiye. Ahubwo umwami yabaje ngo ariko ubundi uriya muhungu ni mwene nde, uciye igihanga Goliyati, uzanye inkota ya Goliyati. Nge ndi umwami byarananiye, umugabo w'ingabo byaramunaniye, ingabo barananiwe baracogoye, iminsi 40 twihishe mu mwobo, ariko ubundi uriya ni mwene nde. Nubwo bavuga ngo ni mwene Yesaya w'i Betelehemu, Bibiliya ntivuga ibintu byose. Wasanga barongereyeho ni mwene Yesaya w'i Betelehemu. Yesaya wande wa Obedi wande wa Bowazi wabyaranye n'umunyamahanga kazumo wabatete wo ngomba yavuka ahantu habi, suruse ntago ari nziza. Niko bakora, niko dukora, niko tumeze. Iyo unyuze ku muntu uvuga umuntu nabi, amukubwira nabi, atari uko yamubonyeho ikosa. Burya reka nse nkugaruka hano hantu muri kino kiganiro, ubundi kumvuga umpora inkomoko yanjye naho nisanze mvutse, ubundi byakambereye ikibazo cyo kumvugaho. Ngira ngo wakavuze ingaruka z'icyaha cyanjye ndimo n'amakosa, wimpora aho mvuka, wimpora icyo ndicyo, wimpora nationality, wimpora umuryango mvukamo. Nuko nisanze nkuko nawe wisanze aho ngaho. Atabarutse gusa gato, umva amateka ariko nyumvira karande njya mbabwira. Hatuwava ruguru, hatuwava ruguru, hati nuwo mu buhonga, hati n'imvugo yirumvikana, hati nuwo Gisenyi kandi nta Gisenyi gihari, n'imvugo yirumvikana, hati nuwo mu majyaruguru, hati n'imvugo yirumvikana. Ugasanga buri gihe barashaka kubona ibyo wakoze ntibabihakana, ntibanabirwanya pe, baranabyemera ko wabikoze neza, ariko barashaka kwinjirira ku soko, kuri origine yawe.
ngo ubwo se ngo uwo muntu ngo ari uwo mu majyaruguru ngo muzakorana gute, ngo uwo mu majyepfo muzakorana mute, ngo so murasirazuba ngo sindyanya, mu majyepfo sindyanya. Bwo basanga bafite amateka aho kugira ngo babaze Dawidi bati haleluya Imana ishimwe turabohotse. Ntibihutiye kunyurwa n'igihanga ciye Goliyati, ntibihutiye kunyurwa n'umuruha bakuyeho, ntibihutiye kuririmba kwari cyakoze yaririmbwa n'abagore gusa, ngo ahubwo umwami arabaza ngo uriya mwana ni mwene nde, kuko mbere yuko agenda bari bazi kwagwayo. Agarutse abona kubaza ngo ni mwene nde, nubwo bagarukiye ku mwene Yesaya, ariko agiye nguha amakuru bavuze ngo ni mwene Yesaya mwene Yesaya Obedi wa Bowazi. Bowazi yabyaranye n'umunyamhehe n'umumowabukazi. Ntabwo abantu bakunda intsinzi, ahubwo bashaka kubaza uwagize intsinzi yavuye. Ngiyo karande, ngiyi imivumo. Ubu hari abantu bamburwa akazi bakamburwa amahirwe bikomotse aho bavuka n'akarere bakomokamo. So rero ministeri yacu mwegabera ministeri bakubwira ngo humura, iki kurimo kigumizemo, nicyo cyatumye bagarura nde uwitwa Yifutaraza Rwanda. Muhabwe umugisha n'Imana, muhahe muronke, mugubwe neza, mavuta y'Imana bazeho. Turabakunda. Shalom shalom. Mukomeze mukore comment, subscribe and share, kandi iki kiganiro gihabandi. Urashoboye, urakomeye, iki kunongeye kugira imbaraga bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nikambwire ngo todaraba mashiya. Amina. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arankubise bambaza ngo ariko ubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka. N'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we. Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yiba. Amavuta akandagira amateka yo kwasona nyuma, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yesu. Yesu. Katika jina la Yesu. Hey! Simoni! Murira w'Imana gusa. Bashimeshe kumara imbaraga z'Yesu. Mu izina rya Yesu. Umuriro. 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 Katika jina la Yesu. Fesaya bata. Rekosa someni. This first time in you. Katika jina la Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, urabohotse mu izina rya Yesu. Urabohotse mu izina rya Yesu. Be santos koselema releva ala santike bon. haryo wanyeretse jewe se ukuboko ntabwo gukora ku buryo nabonaga bizirikanye ngewe, nabonaga bizirikanye bitukarambura gutya. Sinkuzi ntuzi, ariko Imana irakuzi gutwo nkuzi. Hari umuntu wakubabarije umutima, na nuba cyakubabarije umutima, ariko Imana irambwengera gushumbushisha. Kozi w'Imana uri umwari w'i Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushisha. Hari ntawe ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Arakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu. Amina. Kurwara n'inshuti zawe tugiye kubigenza gute? Hari icyo nkubeshyeye? Ni imanza zingahe? Harundi rurengaho? Ko mudakomye mu mashyi? Shira iyo mikrofone iravuga humura.
iyo mikorofone ukoresha izunga n'isi yose shyiraho mikorofone ndaguha niyizi ebyiri hari aho mbeshye ngo natwe imbere y'iteraniro naho imanza zingahe ebyiri ikindi yego utyo wicaye bigenze gute sura mikrofone yawe hazibutse sibyo hanyuma rero reka twigirire gutya urumva mu mutwe bimeze bite bajya kunibagirwa ariko ndibagirwaga nkayoberwa uzongera kwibagirwa iteka ryose amen 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 ntabwo uzongera kwibagirwa iki ndibagirwaga ibintu byose nkabona sinzi ukuntu bimeze mbese ibyo ku isi mbonaga nta gahunda bifite uyu munsi gahunda zirabigize amen ugiye kugira gahunda ariko haleluya uma hamwe dusoza igikorwa hano hari Imana ra mbega amavuta ari hano we amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka.